twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Zakwet News, ndetse reka duhe ikaze nanone abatumirwa bacu turi kumwe. Murabona ni abasore ni abajene turi kumwe. Jewe rero ugiye kuyobora kino kiganiro ni Kanani Sefu nk'ibisanzwe kuri izo mbuga zacu. Nagira ngo abatumirwa turi kumwe babanze batwibwire ababakurikiye amazina yabo. Amazina ni Ngendahayo Faustin, nkaba ndaturutse mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gatenga. Murakoze cyane. Amazina Emerewe Neza Rove. Ubusanzwe ngira uburyo bwinshi bwo kwibwirana, ariko kubera ko no munsi atari nabwo wabukoresha nta kibazo. Ntacyo tuzabukoresha utaha, ariko Rove rero nkuko mubabona imbere yacu ni abanyeshuri bo muri kaminuza. Ikiganiro cyacu kikaba gigiye kwibanda kuri gahunda nshyashya ya leta y'u Rwanda yashyizeho igendanye n'abanyeshuri bo muri kaminuza mu kwiga indimi, nk'uko Minisitiri w'Intebe aherutse kubitangariza mu badepite. Twagira ngo rero nka bamwe mu banyeshuri barimo kwiga bagira icyo batubwira kuri no porogaramu nshya. Ese mwaba mwaramenye kwanza ko icyo kintu kiriho? Aya makuru arayo mufite? Dove. Yego, amakuru arahari, twarayikurikiye uriya muhango wa PM Prime Minister atanga curriculum nshya, niko nabyita, yuko abanyeshuri ba kaminuza bagiye kujya biga indimi. Ni ibintu byiza cyane, ngiye ku giti cyanjye nishimiye, kandi nkeka ko n'undi wese yakishimira kubona umwana wiga kaminuza agera muri kaminuza atazi ururimi. Ni ibintu biba bibabaje cyane. So numva ko rero ari ibintu byo kwishimira. Government yacu idahwema kutureberera, iba yaturebeye igikwiye. Yego, wowe ku ruhande rwawe? Njye ku ruhande rwanjye ndumva ntemeranya na Rove, kuko niba ari gahunda nshya leta isizeho, yakagombye kuba yarabitangiriye hasi, kuko buriya baca umugani mu Kinyarwanda ngo igiti kigororwa kikiri gito. Nta kuntu wambwira ko umuntu ugeze imyaka 30-35 uzamwigisha ururimi ageze kaminuza, kandi yakagombye kuba yararuhereye hasi. Njye nkaba numva rero ururimi rwahera hasi kugira ngo umwana noneho azagere kaminuza bimworohere kurwiga. Hari imvugo yakunze gukoreshwa cyane hirya no hino bavuga ngo umunyeshuri ubu barimo kurangiza kaminuza ururimi ataruzi. Nibyo? Ibyo ni byo. Ntabwo ari byo bose. Ngewe ibyo bavuga ndemeranya nabyo ko ari byo, kuko uburyo icyo kintu kiriho kandi kikaba ari nacyo ni bya bindi twavuze. Usanga abana wenda basa nkaho bava mu miryango yifite, ari bo usanga ururimi nyine baruhera hasi, ariko babana bo hasi aho ngaho mu cyaro ugasanga ntabwo nyine babyitaho cyane. Noneho byagera hejuru bageze nk'aho muri kaminuza bakanandika ibitabo bagasoza, ugasanga bajya hanze ku isoko ry'umurimo, ugasanga umuntu ntazi no kwivuga mu presentation, ntazi kwivuga mu mwirondoro wiwe mu Cyongereza cyangwa se mu Gifaransa, ugasanga n'ubundi ikibazo kiracyari hehe, hajya hasi. Niyo mpamvu rero ngiye numva ko ururimi rugomba guhera hasi mbere yuko barwigisha umuntu arangije kwiga segonderi cyangwa se primaire. Ibyo yakagombye kubyiga kiri hasi. Biravuga ko ururimi baruhera hasi. Iyo ni ingingo, ariko ntabwo bivuze ko abantu bose, nk'uko yarabivuze ati abana baturuka mu miryango yifite, ntabwo bivuze ko umuntu uzi ururimi wese muri iki gihugu ari uko aturuka mu miryango yifite. So hari icyo bita wenda politiki y'uburezi iganisha abantu bitewe na viziyo turimo. Tugomba kuba buri mwana yiyaminiya mu ndimi zose akagaragaramo, ku buryo aho isi kwerekeje kugiye gushakira ubuzima uri tayari kuba wakorera muri iyo sosiyete. Rero icyo gihe habaye icyo twakwita self study, igihe umwana ibyo yahawe we yishakira ibyo, akikorera ubushakashatsi bucukumbuye ku rurimi. Ururimi buriya ntabwo ari ikintu twavuga ngo umuntu aza akakwigisha ikintu ku kindi utagiye kwishakira ku ruhande ngo ushugurike, ntabwo wapfa kurumenya. Rusaba kugerageza. Ni nk'umwana wiga kuvuga, burya iyo wiga kuvuga
hari ibyo wumva n'abandi, ibyo ngibyo ugenda wumva n'abandi rero utoragura hirya no hino ku mihanda, nibyo bituma uriya mwana aza akagira iki, agakumira, ugasanga ejo yamenye gusuza papa mama bitewe n'iki yabyumvise abandi bana aho bakinaga babivuga. Rero n'ururimi niko bimeze, utegereje ibyo mwarimu aguha gusa, ibyo yari avuze ngo abana baturuka mu miryango yifite, ntabwo ari byo, ntabwo nemeranya nabyo. Hari abana, reka turebe uturere tubivuga dukurikije n'uturere dufite, n'uturere 30. Akarere ko mu Nyarugenge cyangwa se umujyi wa Kigali nkawe ubwawe ushobora kuba icyo kibazo ntacyo wagira, ariko se mu tundi turere ngewe dufate nk'akarere ka Gatsibo urugero. ntabwo akarere ka Gatsibo ntabwo nakabureminga, kandi kuko nta nubwo twavuga ngo ntibazi icyongereza. Wenda bishobora kuba, urabona hari ibyo twita pronunciation wenda itakorwa neza, ariko ntabwo ari ukuvuga wenda ko baba batazi ururimi, baba baruzi ariko wenda uburyo barwo expressingamo bikaba ikibazo. Rero sinavuga ko abantu baturuka i Gatsibo cyangwa Gakenke cyangwa utundi turere batazi icyongereza, ahubwo uburyo wenda bakivugamo. N'ubusanzwe abanyarwanda tuvuga ururimi rumwe rw'ikinyarwanda, ariko hari abavuga ikigoyi, abavuga ikigogwe, ugasanga n'ubundi ururimi rwacu ntabwo turuvuga kimwe, nubwo ari twese tuvuga ngo ni ikinyarwanda. Rero ahubwo icyo nshaka kumva ni uburyo tuvugamo icyongereza budasobanutse, cyangwa se nukuba tutazi n'icyongereza muri rusange. Reka atubwira akurikije ijambo yakoresheje abana baturuka mu miryango itishoboye. Urugero naguha, tubare wenda nk'akarere ka Nyaruguru. Muri akarere ka Nyaruguru ni akarere ko mu cyaro, ntabwo umwana wa Nyaruguru uzamugerana n'umwana wa Nyarugenge, kuko umwana wa Nyarugenge aragenda ahure wenda n'abantu batandukanye. Urabona umujyi wa Kigali ujyamo abantu benshi cyane, wenda yumve aho bari kurukoresha, ariko umwana wa Nyaruguru azumva ibyo mwarimu yamubwiye akiva ku ishuri, nta wundi muntu azongera guhura nawe. Niyo mpamvu rero mvuga ini, sibyo, kugira ngo ururimi abantu nyine kaminuza bazageremo barumenye neza, nuko rugomba guhera aho hasi. Noneho abana batabona nabo bahura nabo nyine ngo wenda babirefero cyangwa se babafatireho urugero, bafata abantu babikunze, kuko n'ubundi umwuga wo kwigisha ntabwo ujyamo abantu babikunda. Bagende bafate babarimu bajyane hasi, bigishe wa mwana, bamukundishe rwa rurimi, azagera hejuru arwiyumvamo. Ariko nibavuga ngo bagiye gufata ngo umwana ngo wa kaminuza ngo bagiye kumwigisha ururimi, ibyo n'ubundi ni nko kumena amazi kunuza ku rutare. Nta kintu n'ubundi wa mwana ubundi azarangiza n'ubundi ari ukugenda akiga ibyo mwarimu yamuhaye kugira ngo yibonere amanota, ariko ururimi ntawe azamenya, kuko n'ubundi ni ukuruhera hasi yo ngiyo. Ariko nk'uko wabivuze, umwana wo mu mujyi n'umwana wo mu ntara baratandukanye cyane ku rurimi, kuko umwana wo mu mujyi twese wenda abantu babashe kugera mu mujyi hari opportunity umuntu agira kuruta wa mwana wo mu ntara. Nge ndumva rero rwose igitekerezo leta yazanye cyari cyiza, ariko bakagombye kugira ute guhera hasi. Ikintu nibaza, ese ubundi turetse kuvuga ngo abana mu mujyi cyangwa se n'abana baturuka mu miryango itishoboye, ibyo tubishyire ku ruhande. Uwo mwana uturuka mu miryango itishoboye n'uturuka mu muryango wishoboye, matiyeri bahabwa ntabwo ari imwe. Ku masomo matiyeri dukurikira primaire cyangwa se muri primaire, segonderi, wenda gardienne akenshi usanga wenda aho nabyemera, kubera ko usanga hari amagardienne ya private, aho umubyeyi wishoboye ashobora kuvuga ati ngiye umwana wanjye ndamujyana mu ishuri ry'igifaransa cyangwa se ry'iki, ariko noneho ndashaka gufata kuri base ya primaire, aho umwana batangiye kuri ya myaka 7 agiye muri primaire na segonderi. Abana ntibahabwa matiyeri imwe, yaba ari wa mwana uturuka mu miryango yifite n'uturuka mu miryango itifite, ni nk'uko twabivuga wenda. Ngewe impamvu nkubwira ko ibyo bintu bitandukanye cyane, ntabwo umwana wiga wenda kuri hano Kagarama high school cyangwa se primary school uzamugereranya ururimi azabavuga, ntabwo uzamugereranya na wa mwana wa Nyamasheke, ko n'abarimu bigisha
bigisha mu mujyi cyangwa se bigisha mu ntara ugiye kureba usanga batari kuri karibu rimwe. Ibyo byo ni ihame. Gute se kandi ibyo bagomba gutanga ari bimwe ariko uburyo babitangamo usanga n'ubundi mu cyaro ariho usanga abantu n'ubundi badafite bwa bumenyi bwo gutanga bwa rurimi kugira ngo umwana azamuke ameze neza ari bubuhiriza. Icyo gihe rero cyaba ari ikibazo cya mwarimu, ntabwo cyaba ari ikibazo cy'umunyeshuri. Ubwo rero niyo mpamvu abarimu badashoboye akazi ko gutraininga abarimu. Icyo gihe niba umwana icyambere akaba atayihabwa, uwo mwana ugomba guhabwa amatiyeri uyu munsi akaba atari kuyihabwa, ikibazo ni icya mwarimu cyangwa n'icy'umwana, kubera ko umwana nagera muri kaminuza wa mugani bakamubwira ngo ntuzi ururimi tugiye kwigisha ururimi, ni ikibazo kandi yakagombye kuba yarahuye narwo hasi. Kandi nkeka ko iyi politiki yo kwigisha abana ururimi imaze igihe itangiye, ahubwo ku cyuwo hakiboneka uwo muntu ujya muri kaminuza atabasha aho nanjye niho mugarukira cyangwa kukubaza uragaragaza ko abana mu mashuri ya segonderi cyangwa ibanze babone ibyo nabo muri prive cyangwa mu mujyi wa Kigali babona kuri curriculum ya leta uko ibapanzwe, ariko se kuki noneho bikagaragara ko hari abatazi urwo rurimi? Ikibazo n'ubundi kiri hehe ku barimu? Urumva bafata bazi ubwo bumenyi. Wa mwana wigiye nk'uko yatanze urugero kuri Kagarama ya Kicukiro, na wa mwana wigiye aho ngaho za Nyamasheke cyangwa se za Burera aho ngaho Bugarama Burera, urumva bazabona ibintu bimwe? Aba bana bakagombye kubona ibintu bimwe. Matiyeri ni imwe ariko uyita uburyo wenda bikorwamo. Ngende kubivuga nkanjye ntabwo navuga ngo wenda ndi excellent 100% mu rurimi, ariko ndagerageza aho ngeze ndashima. Ariko nuko warukuye mu mujyi cyangwa aho ururimi nzi nararushuguritse. Ntabwo ari urwo mu ishuri. Ariko se Rove sibyo, nanjye ndakubaza kurushuburika nibyo, ariko ufite ahantu rushuburikira. Reka nkubwire ko ishuri tumenye ni rya shuri yo muri ishuri, ahubwo icyo nashaka gusobanura hari make ya mwarimu, hari niyo wishakira. Aho turemeranye kuko nkanjye ntabwo mfite iyo background nziza wenda ngo mvuge ngo ndi umwana kwa kundi bivuze ngo muri bana hanze bagiye ngo n'abana bo mu bikoma bya avoka, abana nyiri wabo bari muri high class. Ntabwo ndi muri abo ngabo, ndi muri babandi bagiye biga kuri bya bigo bifite amazina y'umurenge, ariko ntabwo natinya kuvuga ko ndi kuri level nziza, kandi umunsi ku munsi ngenda ngerageza kubaka kugira ngo isi turimo tujyamo nanjye nzayinjiremo nembe, sibyo? Rero bivuze ngo ntabwo najya kubreminga umwarimu kuko icyo yagombaga kuma yarakimaye. Murabizi u Rwanda dukore mu itegeko nshinga ryacu ryemera n'ubundi ndimi eshatu, Icyongereza, Igifaransa n'Ikinyarwanda nk'indimi zikoreshwa mu gihugu. Ariko iyo turebye uyu munsi wa mugani tutagiye muri aya mashuri ya private, hano muri leta usanga Icyongereza nicyo kidomina, ariko nacyo ugasanga ntitukizi neza, cyangwa se n'icyo Gifaransa ntitukizi neza kubera wenda cyuko kidakoreshwa cyane. Ntabwo ari ururimi ruduhuza nk'uko Abanyarwanda mu Rwanda turimo nk'Abanyarwanda. Abanyarwanda bavuga ururimi rumwe bahujwe n'umuco umwe, ni nkaho navuga turi one tribe, ubwoko bumwe rero buhuje ururimi n'umuco igihugu. Urumva ni nayo mpamvu tugikomeye ku Kinyarwanda cyane, usanga mu zindi ndimi tutadomina. Ariko ibyo nibyo igihugu ntekereza ko kiri gushaka kudukura muri uwo murongo kugira ngo kiremo umunyarwanda uhagaze ejo n'ejo bundi wajya ku isoko ry'umurimo muri Kenya, muri Tanzania ndetse n'i Burayi na Amerika, akabasha kuba yashaka ayo marongo. Rero ntekereza ko ntabwo byakabaye ari uruhare rwa mwarimu gusa nk'uko tubivuga. Umwana wese aho aherereye mu gihugu, we na bagenzi biwe aho bicaye, kuri bike mwarimu yabahaye, bakicara bagashaka ibindi birenzeho kugira ngo ejo azaboneke mu isi turi kujyaho. Mu myaka ya 2007 gusubira hasi, hari icyo bitaga EPRM,
ku bantu babaga batangiye kaminuza. EPRM ukaba wabasha kwiga igifaransa, umuntu wize muri système anglophone, n'undi akiga système akiga icyongereza mu wize muri système francophone. Umwaka wose uri muri urwo rurimi birangirana n'umwaka wa 2007. Uno munsi hashize imyaka ubwo ni 17. Imyaka 17 irashize. Ubu none niyo isa nkaho igarutse. Nuvuga gahunda yari iriho. Gahunda yari iriho. Ya EPRM. N'ubundi abantu bigaga igifaransa cyangwa se icyongereza. None igarutse nyuma y'imyaka 17. Bigaragara ko cya kibazo cyari kiriho 2005 2006 gusubira hasi, tuvuge ko cyaba cyagarutse. Kuri uno munsi abarimu bariho ni icyongereza. Reka twumve uko Premier Ministre bivuga kwanza. Hagamijwe kandi kugera ku ntego twese zo kugira uburezi bufite ireme, Guverinoma y'u Rwanda yakomeje gushyira mu bikorwa ingamba zitandukanye kandi zigera ku byiciro byose by'uburezi, uhereye ku mashuri y'incuke kugeza ku mashuri yo ku rwego hejuru. Bimwe mu by'ingenzi bikomeje kwibandwaho harimo kandi guteza imbere amasomo y'indimi zinyuranye. Hano icyo yashaka kugaragaza yagaragaza ko urwo rurimi nyine ko muri programme y'umwaka kwa cyenda. None ikibazo kikaze ese mwebwe muri uwo myaka mwatambutse ntabwo mwe mwumva ko ururimi namwe mu rukeneye? Ururimi twari dukeneye ko twarubonye. Gute? Twararubonye kuko kereka niba bagiye kongera amasaha barutangagaho, ariko n'ubundi muri programme twagiraga mu mwaka wa mbere twigaga icyongereza, twiga n'ikinyarwanda. Usibye ko ikinyarwanda kitabaga considered kuri diploma niko nabivuga, ariko icyongereza twakiga tukiga amasaha ndakeka ni amasaha 30 kigenwe. N'abantu bari baragiciyemo muri iyi myaka yo hasi baba basa nkaho baba baje ikinyarwanda bavuga gukurungira gushyiraho akadomo kuri bya bintu tuba twarabonye nk'umunyeshuri wa kaminuza. Ariko niba kuko hakigaragara ibibazo mu banyeshuri bo muri kaminuza kuko batabasha kwi-expressinga mu rurimi ahantu runaka, ntekereza ko wenda icyo kibazo bashobora kuba barabonye bakaba bagiye kuba wenda bakongera amasaha rutangwamo urwo rurimi. Kuri wowe urebye abari imbere ya cyangwa se abarenje imbere ya iki kibazo hari icyo ubonamo cy'ururimi? Ikibazo cy'ururimi cyo kiragaragara cyane no mu mashuri aho twiga. Ubu usanga koko umwarimu kuko dukoresha nkatwe muri iri shuri ryacu usanga dufite umubare mwinshi w'abanyamahanga. Ni college international. Rero mu kigo kiri international harimo abanyeshuri b'abanyamahanga utabara. Ubu usanga mu ishuri n'ubundi 1/2 abanyeshuri b'abanyarwanda n'abanyamahanga bajya kungana, ntabwo wakoresha n'ikinyarwanda wigisha. Rero bivuze ngo abarimu niba bari kuri level nziza yo kwigisha mu cyongereza, ahubwo hakaba hari abanyeshuri batumva ibyo abarimu bigisha, ni hahandi duhita tuvuga ireme ry'uburezi ryapfuye, kubera ko ibyo utanga ntibabyumva. Ese bo bazatanga iki nibasohoka? Ibyo wabigishije ntibabyumva. Ubundi bajya mu nshingano nk'izo ngizo urimo bazatanga iki? Bivuze ngo ururimi rurakenewe kuri ba bandi batarufite, ahubwo sinzi uburyo ruzatangwamo cyangwa se uburyo bazubaka iyo karikiramu kugira ngo bazamurire rimwe ba bantu bose bakeneye urwo rurimi. Kuko usanga si byo se yavuga ko byibura byahereye mu mashuri abanza hasi kugira ngo bazamuke. Yego, icyo ni kimwe, ariko nicyo nahoze mubaza ati se kuba ururimi n'ubundi ruhera hasi, umwana muri primary 1 ariga English, sinzi niba France bari kuyiga, ariko English barayiga. Niba umwana uhereye mu P1 yiga English, sintekereza ko ikibazo ari umwana kuba agera muri kaminuza atazi ururimi. Rero nicyo nahoze mbaza ese
niba abarimu badashoboye kuduha iyo matiyeri leta tugendera. Ubu ngubu mu ishuri mwigamo nimba harimo abanyeshuri bafite icyo kibazo cyo kutumva ibyo mwarimu yigisha? Barimo nta barimo. Imagine noneho umwana ari mu wa kabiri wa kaminuza arimo ariga ntari no kumva ibyo umwarimu arimo kwigisha. Urabona atari ikibazo? Ni ikibazo gikomeye. Aho birajya he? Ni umunyeshuri. Aho biragaruka hehe? Kuri leta nyine itaragiye gushyiramo ingufu hahandi hasi. Nubwo ari kuvuga ngo uwo mwana ngo n'ubundi ngo cyaba ari ikibazo ngo cy'umwarimu ngo cy'umwana ngo ntabwo ari ikibazo cy'umwarimu, ariko nyine ibyo batanga kugira ngo abo bana bagende biga urwo rurimi ntabwo umwana bamukurikirana ngo barebe se koko ibintu turi kumuha koko imbere hari icyo bizamufasha. None se niba bagenda bakamwa umwana akitahira ipfiyo ngiyo za muhororo za hehe bakahurira nabwo agiye gukora ikizame, ntibakore n'iyo debate ku ishuri ngo barebe tise abana koko bavuye mu mwaka wa mbere bagiye mu wa kabiri bazamuke bazagera hejuru bimeze gute. Ariko urasanga n'ubundi abana kuri ubu umuntu ariga asa nk'aho ari kwikiza. Kubera iki? Nabo nuko babona ntabo babikundisha, abo babikundisha nabo ubona ko ntabo nyine ubona ko ireme ry'uburezi yo ngiye ku bwanjye yo ndikubereye bitewe ko nanjye icyo kibazo ngiye nahuye nacyo cy'urimi. Ubusanga kiri mu ntuza muri leta, abarezi, abanyeshuri bose mbese ntabwo navuga leta n'ikita gukorera nyine guhera wiga kugeza uyu munsi urakiga mu rurimi rw'icyongereza. N'abarimu bakwigisha bakoresha none se niba niyo mpamvu ituma ahubwo utarumenya kandi ari rwo wigamo nawe ejo bundi ushobora kuzagira amahirwe yo guhagarara imbere y'abana ubigisha. Uyu munsi uri kwiga kaminuza ni wowe Rwanda rw'ejo, ejo uzahagarara imbere y'ishuri runaka nawe umwigisha uzasaba akazi cyangwa se wenda ushobora kwikorera kuri wowe. Uravuze ati ingaruka nazigizeho nayo kuri zangezeho zakugezeho. Dore rero ukuntu ibintu bimeze dusangize kuri ayo mateka jewe ukuntu meze wenda mwe twese twabaye mu cyaro burya twese ntabwo tunganya ubushobozi. Turemeranya ko hari abana biga primaire baba mu kigo baba mu bigo, turemeranya ibyo turabyemeranya. Umwana akaba yiga primaire aba mu kigo adataha iwabo aba intano interina yo muri primaire. Interina za primaire zibaho ntazo dufite mu Rwanda. Ntazo dufite mu Rwanda. Bisaba ko abana bataha barerwa mu miryango. Ari nayo mpamvu na leta n'ejo bundi yongeje amasaha yo gutangiriraho akw'abana kugira ngo ababyeyi bagire umwanya wo guhura n'abana. Dore rero ahantu ikibazo kibera kugira ngo umwana wenda ururimi bibe kubyakubayeho byambayeho. Urabona umuntu arava ku ishuri, ubuzima twese hari igihe imiryango ibitifashije wenda ugasanga uvuye ku ishuri wenda ugenda gushaka bifasha ababyeyi cyangwa se ifasha barumuna bawe. Mu gihe hari undi urataha sibyo umubyeyi akamubwira ati bakwigishije ngo iki, mu gihe undi we nta wundi uri mu mubazi. Urumva ko aba bana ntabwo bazaba kuri karibure imwe y'ururimi. Hari uri kumubaza ati ibyo mwarimu yakwigishije ni ibihe. Hari n'undi utashye akajya kuri zanu jya kuzana inkwi jya kugira ubushye. Urumva abo ngabo bari muri ngewe narataga ati genda ujye kuzana inkwi, genda ujye kuvoma, genda ujye kwahirira inkwi. Icyo gihe rero ikibazo kiraza ku babyeyi ntabwo nyine se manza bya bindi twavuga turenganya abarimu ngo ntibaduha matiyeri ikwiye. Icyo gihe turaza kureba ko umwarimu yaduhaye matiyeri ikwiye ahubwo bitewe ahubwo n'imiryango duturukamo. Aho wenda nukavuga ndaza kukumva uvuge ngo hari umwana utaha bakamubwira ngo subira mu ikayi ujye kureba ibyo mwarimu yakwigishije, bakanamufasha hatabyumva neza hakabunduza bakamubwira ati uje bwije irukanka ujye kuzana ijerekani y'amazi. Aho rero ndatekereza ko izo ntuzi izo context ebyiri mbabwiye harimo umwana utazarumenya ururimi, uzamenya ngo nimva ku ishuri ni ukujya kwahirira inka, ni ukujya kugira iki. Nubwo Rove yavuze ngo hari ukuntu umuntu ngo nyine ashakisha ku buryo nyine yaruhiga ururimi nyine akarumenya, ariko umwana ntabwo yabona uburyo ajya kuvuga ngo ndajya kuganira n'abandi bantu. Ikibazo mfite ni kimwe Rove, nimba ugaragaza ko mu ishuri iwanyu harimo abana batazi urwo rurimi bafite izo mbogamizi z'ururimi kandi n'ubundi murwiga mu mwaka wa mbere sibyo murarwiga amasaha 30 ku gihembwe kuri semester bari modire
bikaba n'ubundi rya somo ntacyo ryamwongeyeho. Reka twemere ko wenda iyi porogaramu ishobora kuba ije ari izongera amasaha yagire 60 cyangwa se yagire ku 100. Urabona hari icyo bizahindura dufate kuri abo bafite ikibazo mwigana kuba atarabimenye umwaka ushize nuko amasaha yarwiga ari makeya. Ese ubu nibongera amasaha nashyigikiye ko barwongera mu masomo yigishwa muri za kaminuza kubera ko buri busa buruta ubusa. Ntabwo mvuze ko azahita excella mu kuvuga ururimi runaka. Iba igifaransa ntabwo wahita utangira kuvuga igifaransa nk'umufaransa cyangwa nk'icyongereza nk'umwongereza, ariko ni ukuvuga ngo hari agakeregeshwa byibura gashobora kugusigaramo muri uwo mwaka umwe cyangwa 2 bagiye kurwongeramo. Byibura ukazasohoka ushobora no kwivuga ukavuga ngo ndi runaka nkora ibi ngibi muri kampani runaka, ukaba wabasha kwivuga. Ariko se niba uyu munsi hari umunyeshuri wa kaminuza utabasha kwivuga ngo avuge amazina ye, bavuge imyaka ye, bavuge na kampani akorera, ni ikibazo. Byibura ko ngako azagatana. Ariko ku mugani wiwe hari aho ndibuze kumugarukira. Ururimi rukwiye guhera kuri fondasiyo muri P1 ukazamuka kurinda ugera muri 12 years twiga iri basic, umwana agasohoka ubundi ari imyoza mu rurimi urwo ari rwo rwose. Mu Kinyarwanda tubikora neza kubera ko mu Kinyarwanda dushobora kuba dufite ababyigisha, ariko se mu Cyongereza tuzabona uwo mwigisha aho hasi muri bya bigo bitetse. Rero icyo nicyo ndashaka ko munsubize. Ese ikibazo ko turi kwirenganya tukavuga ngo umwana ari kuzamuka akajya muri kaminuza nta bimaze, ariko tukongera tukagaruka ese dufite abarutanga, ubwo ikibazo kiraza kuba ari abarimu rero. Niba tugishidikanya kuba duha oya ngewe na n'ubu ndacyabihagararaho. Muri buri karere sibyo ubu usanga hariho nk'akarere bavuga bati akangaka kagomba kuba gafite abarimu nyine bari karifiye nyine bazi kwigisha. Ugasanga hari ikigo noneho kidafite namba, urumva, ugasanga nyine ukabona harimo uturere tuba dufite abarimu bagerageza, ariko ugasanga none harimo n'utunire kada ukabona barasinziriye. Abo bana rero niyo uzabahuriza ahantu hamwe ngo bakore debate, hari abo uzasanga bari hejuru y'abandi. Nibyo nababwiye nti nubwo ndavuze ngo ururimi rugomba guherwa hasi, ariko se barebe no mu burezi muri abo barimu babutanga ni balance. Niba abana bigisha wenda ku karere bafite yego wenda bakora ikizame kugira ngo binjire muri ubwo burezi bwabo, ariko burya hari n'igihe burya umuntu atsinda burya ari amahirwe yagize, ariko ugasanga n'ubundi kurutanga nabwo ni ikibazo. Izo nazo ziri muri risike zituma abantu batamenya ururimi. Ntabwo navuga ko abarimu urumva ari bo kibazo, ariko navuze ngo ababyeyi, abarimu, abanyeshuri bafatanye ubufatanye rwose. Oya ntabwo oya ubufatanye bw'ababyeyi hari aho ugenda hazamo, hari aho ntari buzemo kuko tutemeranya nk'uko wabivuze. Wa mubyeyi wo mu cyaro hariya azafasha icyo uriya mwana, ni cyo kibazo azamufasha muri urwo rurimi, uretse kumuha umwanya wo kwiga. Indi support azamuhaniye. Hari ababyeyi bazi buriya gukocinga abana babo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ushobora kuba utaragize amahirwe yo kwiga, ariko ufite izindi nzira wanyuzemo ku buryo wenda ku buryo buri financially ushobora kuba wifite. Rero uyu mubyeyi iyo atekereza rero ku Rwanda rw'ejo ahise iri kutwerekeza, akabona umwana we yabona wenda umwana we ntabwo azagira amahirwe yo gushugurika nk'uko yashuguritse. Umunyarwanda agiye kumwana akavuga ngo umwana n'uwize undi n'uwagenze, wenda we yagize amahirwe yo kugenda, ntiyagize amahirwe yo kwiga ariko yagize amahirwe yo kugenda. Rero umwana we ashobora kutazagira amahirwe yo kugenda ngo aronke, ariko akagira amahirwe yo kwiga. Mu gihe rero nkawe nk'umubyeyi umubona ukabona uyu mwana arasohotse agiye ku ishuri, ukagira amahirwe akagukundira ko hari n'abatabikunda ntibakunde kwiga, ariko ubonye umwana wawe afite umuhate wo kwiga, nawe uramufasha muri ubu buryo. Ushobora kutamenya ibyo yiga, ariko byibura ukamuha wa mwanya wo kwiga, ibyo atumva neza ukamushakira umuntu umufasha kubyumva. Kuko nubwo tuvuga ngo hariya mu miryango yacu hari ikintu abantu bajya bitiranya, sefa hari ikintu abantu bajya bitiranya, bakavuga ngo uriya muntu hari igihe
tureba background y'ahantu runaka ariko ntabwo tuba tuvuze ko nta bushobozi buriyo. Hari ababyeyi batuye za Gakenke, uturere tw'icyaro tutaratera imbere cyane, ariko bariya ababyeyi ntituvuze ko badafite ubutunzi, bafite ubutunzi ahubwo ho ntabwo wenda ahantu batuye hari development, hari developed, sibyo? Ntabwo hageze iterambere wenda twavuga ngo rishimishije cyane. Rero uwo mubyeyi ariko cyakugarukaho kuri ka kantu yatangiye avuga ngo abantu baturuka mu miryango itishoboye, ntabwo nemeranya neza ko ari imiryango itishoboye, ahubwo hari ukuntu muba mwishoboye kuri urugero background yanyu. Wigeze kumbwira ati nk'umwana uturuka mu karere ka Gatsibo bazavuga ururimi kimwe n'umwana uturuka i Nyarugenge, ashobora no kumurusha. Sure, ashobora no kumurusha bitewe n'iki. Ni bakeya bamurusha kabisa. Wenda byo ntiyaburamo. Ariko tureba majority turavuga yaba yarigiye Gakenke cyangwa yaba yaroherejwe muri twa turere tw'umujyi. Twa tundi tw'umujyi nyine hari uturere tuba tuzi nko mu no kwiga nabyo bibamo impano. Buriya rero no kwiga bibamo impano. None se ku mwana uyu munsi ashobora kugira impano runaka igutunga utarubizi, nyamara hari abajya kwiga kugira ngo babashe gukora nk'ibyo akora, iwe akabikora atarabyize. Urumva icyo twita impano. Ku mpano n'ururimi rero n'impano hari umuntu impano n'ururimi byo ni ibintu bibiri bitandukanye, kuko impano ni ikintu kikurimo, ururimi ni ikintu wiga mu ishuri. Ko hari umuntu wiga ahatiriza n'undi muntu wiga adahatiriza kandi akabitsinda. No suriya muntu ntaba afite impano buriya yo kwiga n'ibimurimo buriya. Ngewe rero ku mpano yo ntabwo twabyaza kuri iyo, ariko ku rurimi none se kuki uvuga ngo mu karere ka Gatsibo ntiyaboneka umwana urusha ururimi abana b'i Nyarugenge? Iyo turebye majority tubona ko abana bo mu ntara, ariko buri iki umuntu umwe yashoboye ntabwo twajya ngo duhite dupfobya akarere runaka cyangwa ntabwo tugapfobeje, ariko nyine twavuze za risike b'abana bataha bagahura nazo, ntabwo ari bo Abanyarugenge, ntabwo ari byo bazaho. Izo risike rero nizo cya kibazo twari dukomojeho tuvuga ngo hakabayeho ubufatanye bw'umwana, umubyeyi n'umurezi, akandi rero kugira ngo babashe kuzamura umwana uri kuri level kugira ngo ibyo bintu nanone mbona ukuntu ngewe muri context yanjye, bitewe ko nababwiye ko nyine ngewe byangizeho ingaruka. Icyo ngewe mbona hari ibintu ariko ntabwo tubwiye ingaruka byakugize ingaruka ntabwo tubwiye ingaruka. Ngewe mpamvu mvuga ngo byagizeho ingaruka, sibyo? Nk'ubu ngubu ngewe ndize guhera 2000 ndumva naratangiye primaire nka 2002 urumva. Noneho twarize tugeze primaire, twigaga muri Francophonie nk'uko babivugaga, tugeze troncomi oya ni 4e supérieur nyine secondaire, ururimi bararuhindura. Uzi ko nyine twakoreshaga Igifaransa, bageze baravuga ngo ni mu Cyongereza. Icyo gihe rero nk'umwana wazize izo ndimi zose, wowe wenda ukaba waragiye byose bivangitiranye utazi ngo bizagenda bite. Nizo ngaruka n'ubu ngubu ugira muri kaminuza umwarimu akigisha mu magambo nka 50 wakoramo nk'amagambo 5 yonyine. Izo nizo ngaruka mbavuga. Ariko ngiye icyo nashatse kuvuga kugira ngo ibyo bintu bicike nuko urabona nko wenda abantu bagira imihigo, sibyo? Yego. Buri turere twagombye kugendera ku mihigo, ariko muri iyo mihigo bakareba bakavuga bati wenda niba umwarimu wigisha mu wa mbere akaba afite nk'abana 5 abagomba gukurikirana, akavuga ati uyu mwana ataha kwa runaka, mu gitondo baza yamuhaye n'uwo mukoro wiwe, akareba se koko uyu mwana yawusubiyemo, yaba atawusubiyemo bwa bufatanye twavugaga, akagenda akegera ababyeyi biwe n'abayobozi n'iki, turakora iki ku mwana agiye kurangiza primaire atazi no kuvuga good morning, bitukora iki? Iyo nuzi iyo mihigo bakayigira, niba yigira gutyo umwana akazaza umwana akabona bamwitayeho gutyo, ntabwo ikibazo, ntabwo kaminuza hazaza hagera umuntu, ntabwo azaza ava mu wa mbere ngo agere kaminuza ataramenya ururimi. Kugeza ko no munota nturemeranwa nawe. Oya ntabwo hari ibyo twemeranwa, sinavuga ngo sinemeranwa nawe, hari ibyo twemeranwa nawe, ahubwo hari n'ibyo n'abana ubwabo
nabo bakwiye gukora kugira ngo bazamure level y'ururimi rwabo. Niba umwarimu buri hari ibintu bajyaga badukorera kera tukabisuzugura ariko byaje twari kubona ko bifite akamaro. Hari ukuntu muri class batubwiraga ati mujye mukoresha ururimi rw'icyongereza muganira hagati yanyu, nimusohoka mugiye mu kwidagadura murukoreshe kugira ngo bibafashe kuzamuka. Kandi koko nibyo, buri iyo ukoresha ikintu cyane urakimenya. Ariko rero niba umwarimu ari kubwiye gutyo nuko bashaka kugufasha. Rero hari abana batabyumva bakumva ko babangamiye. Niho rero ikiri imbere niho rero ndagaruka kuri ya mihigo. Hari akavideo kigeze hari ikintu umwarimu kugaragara. Arega umwarimu hari akavideo kigeze kugaragara ko umwana wo muri primaire banza ari minister wari wabasuye. Ayimwe ngo bandike good morning. Banza bari muri P4. Hagati yo mu wakane cyangwa mu gatanu ni muri nuze yo hejuru. Ngira ngo mwese mwabibonye ibintu yanditse ni good morning y'Ikinyarwanda gutyo. None cya cyifuzo cya mugenzi wawe ngo ngo urwo rurimi ruhere hasi. Ntabwo nagiye ntacyo byatanga. Ntabwo nagiye wa mwana wazamutse kuri good morning. Arangije primaire gutyo, arangije secondaire gutyo, ajye muri kaminuza. Ari ikintu gikoreza ruhere hasi. Ubundi bwo ruhera muri kaminuza. Ubu ngubu icyongereza tugiye dukoresha uyu munsi mu mashuri nicyo twigiye mu wa mbere kaminuza. Icyo ngicyo ntabwo ari cyo twigiye. Cyangwa se hari ishuri rimwe ryigisha icyongereza irindi rikigisha mu Kinyarwanda. Bya bintu nakubwiye sibyo, hari abana wenda nk'ubu ngubu 2023 wenda 2025 kuzamura. Sibyo wenda abo ngabo birumvikana bo bashobora kuba wenda kabisa pe ururimi bo bagerageza. Ariko abo ari kukubwira abo ministri cyangwa se wenda abo ngabo bavuze wenda umva basohoka batabizi kaminuza duhereye nka 2010 ukazamuka kagera wenda 2020. Muri 2010 nta muntu wo muri nyine manzu nyumve ni ukuvuga ngo abantu guhera 2010 kugeza 2020 ni kakavuye nakubwiye kwa kundi guhora bahindagura abone ibintu bahindiyo 2010 uri kuvuga na abana bameze bata abana batangiye kwiga icyongereza 2010 bakaba batakizi muri 2024 cyangwa n'abantu bari barasoje secondaire 2010 bari kugaruka kwiga kaminuza 2024 bakajyaho ingaruka n'ubwo ururimi wenda kuko ingaruka z'ururimi ntabwo ziri 2024 gusa. Nubundi guhera 2015 2013 ntibyabagaho se kumva ngo umuntu gasohotse kaminuza ariko ngo yakwipresent imbere y'abantu iminota irenze 2 cyangwa 3. Icyo kibazo gitangiye kugaragara kuva 2008 niho cyatangiye kugaragara. Urumva rero nibyo namubwira kuko muri kaminuza barangizaga 2007 niyo yarangije UPR. Ariko secondaire twari dufite systeme ebyiri, systeme francophone na systeme anglophone. Systeme anglophone barigaga pe umwana agasohoka muri iyo systeme abyumva icyongereza bigezo na wa wundi wasohotse muri systeme francophone nawe yashobora kubyumva. Urumva umuntu yitiraga bigeze 2004 urumva iyo EPRM iyo yajyagamo ni wa wundi utarize icyongereza kujya kwiga icyongereza wa wundi utarize igifaransa akajya kwiga kandi akabishobora. Ku rundi ruhande bishyizwemo imbaraga nk'uko byakozwe muri iyo myaka kuva 2007 kumanuka kugeza hasi. Hari abantu bazaga bavuye Uganda bize systeme anglophone ariko mu mwaka umwe yize cya gifaransa akayabasha imbere akajya imbere muri iyo myaka 4-5 agiye kwiga kaminuza akavamo ashobora kuba yakora expose imbere y'umwarimu nta kibazo. So bivuga ngo rero nkuko Rove yavugaga nawo ntabwo twavuga ngo nanone kwiga umwaka umwe w'icyongereza cyangwa igifaransa muri kaminuza ntacyo bitanga, ariko nanone ni ya background yo hasi guhera hasi kazamu niyo abani nziza. Ingingo mbonye hano ni inkuru yakozwe n'ikinyamakuru Igihe ivuga ngo abarimu bagera kuri 4% mu Rwanda nibo bazi neza icyongereza. 4% nibo bazi neza icyongereza. Raporo yerekana ibikorwa byo kuzamura ireme ry'imyigire n'imyigishirize mu Rwanda igaragaza ko abarimu 4 aribo bafite ubumenyi buhagije mu rurimi rw'icyongereza mu kwigisha.
tuma turumvikana hano ako kantu gasubiremo none gukora iki bari kuturoga ngo ngiki subiramo twumva kwa paragraphe abandi ibyo baduha baraturoga rero inkuru ni niya vuba cyane 5 z'ukwa gatatu 2024 umva n'ejo bundi gavumenti rero ni ikirego kuko iravuga ngo raporo yego yerekana raporo yerekana ibikorwa ku izamura ry'ireme ry'imyigire n'imyigishirize mu Rwanda igaragaza ko abarimu 4% aribo bafite ubumenyi buhagije mu rurimi rw'icyongereza rwifashishwa mu kwigisha. Ubumenyi n'ubushobozi bwa mwarimu bugira uruhare mu kuzamura umusaruro w'abanyeshuri mu mashuri, ndetse inzego z'uburezi mu Rwanda zigaragaza ko hari ingamba zitandukanye zo kongera ubushobozi bw'abarimu. Utaranakomeza none se urumva nta rindi mukuri cyabi nababwine abarimu nabo bafite iki kuko ubusa wa mwana n'ubundi urangije secondaire none niba yarahuye nawo mwarimu ubwo kiragaragaye niba barimu 4% ubwo bafite ubwo bushobozi bafite ububasha ubwo rero bw'ururimi mu buryo wanditse ushobora gusanga abo barimu bane bivuze ku blaming umwana utazi icyongereza sibyo nabo twavugaga umwarimu nta cyazo kimuha ushobora gusanga abo barimu bane rero abo barimu babanza bajye gushaka training none se nabo bakige babone kuza kwigira kugira ngo natwe tuzabona ibyo twigisha abandi ejo tuzaba turi kubaroga. Iyi nkuru yo ku Gihe irakomeza ivuga ngo raporo yakozwe na banki y'isi muri 2018 yagaragaje ko hakenewe cyane amahugurwa y'abarimu mu cyongereza rwose, kuko 38% by'abigisha kuva mu wa mbere kugera mu wa gatatu aribo bonyine bafite ubumenyi buhagije mu cyongereza. kuva mu wa mbere ubwo ni secondaire ntabwo bagaragaza kuva mu wa mbere kugera mu wa gatatu aribo bonyine bafite ubumenyi buhagije mu cyongereza. Inyandiko yasohowe na Minisiteri y'Uburezi kwa 26 Gashyantare 2024 urumva n'ejo bundi hashizeho amezi 2 igaragaza ko abarimu 4 gusa mu basanzwe bigisha bafite ubumenyi kuva kubwo hagati kugeza ku bwisumbuye mu cyongereza, ari narwo rurimi rwifashishwa mu kwigisha. Urumva ko na Minisiteri y'Uburezi ubwayo muri raporo yakoze ejo bundi muri Gashyantare igaragaza ko abarimu 4 aribo bafite niyo mpamvu rero navugaga nk'uko Faustin yabivuze no gutangiriza ururimi muri kaminuza. aho ndatsinzwe kubera ko urumva umwana ubwo bari kubaruka noneho urumva umwarimu ntabwo w'amatiyeri nawe atumva neza ni uburozi. noneho reba wa mwana noneho urajya kwahira apana bataranabwira ati byibura ngwino urebe usubira mu nakubwiye kandi n'abana navuze natangiye mvuga ngo abana bashugurika yego urukumva nibo rero usanga bari kubera rero wa mwana utita ku bya mwarimu gusa kuko urumva mwarimu bwiwe ntiyihagije araguhaza gute kandi nawe atihagije. nizo ngaruka rero twaduke yaguhaye iyo umwana nawe uzi gushugurika ku ruhande niyo mpamvu rero ubwo rurimi rugiye kwigishwa muri kaminuza ariko ururimi ruhere rero mu bari ubanza barwigishwe mbere kugira ngo babashe ubwo rurimi rugiye kwigishwa muri kaminuza n'ubundi urumva uzarumenya ni wa mwana n'ubundi uvuga uti ejo ndazasohoka yakuye muri bya bizo bamwe bavuze n'ubundi rero turaza gusanga ko ari uguhera hasi. Ntabwo twavuga ko leta reka dufate nk'amwe murimo ku ishuri wenda mushobora kuba muhura n'izi faculté barimo kwiga uburezi bo abo barimo kwiga uburezi ejo bazasohoka kujya kutwigishiriza abana bo murabona bari ku kihe kigero? abo bana bari kutwigisha generation yanyu muriga hamwe mwe wenda muri mu mategeko abandi barimo kwiga uburezi iyo muri hanze turebere bo barimo kwiga ejo bundi bazaba basohotse bajye gutanga ubura murabona bafite ubushobozi bari capable kuba bakwigisha icyo cyongereza. Duhere ku barimo kwiga kaminuza barimo kwiga n'uburezi ubwabo
bari capacity. Kaminuza ntabwo dufite uburezi, cyakora mu buzima busanzwe hari abo duhura nabo uburezi bwo kwigisha muri aya mashuri abanza nako matiyeri yo guha abana bo mu mashuri abanza yo ntibayibura, ntabwo bayibura. ariko hari ukuntu uvuga wenda ngo umuntu hari ukwigisha no gusobanura, hari ukwigisha no gusobanura. Matiyeri ushobora kuba nyifite ndimo ndayigisha, ariko uburyo ndimo ndayisobanura nyigishamo ni muri rwa rurimi. Ese nibwo nzakoresha? Ni bake cyane. Natwe muri kaminuza birahabanye cyane, birahabanye. Muri kaminuza iwacu hari ukuntu ntawe nteyibuye banambabarira bazareba iki kiganiro, ariko hari abarimu bamwe na bamwe batabasha gusobanura neza nk'uko bikwiye, cyangwa se usanga nabo batari beza cyane muri izo ndimi. Bitewe wenda umubare munini ushobora gusanga ari baba n'ubundi bize muri systeme ya francophonie. Niyo mpamvu tutababraminga ngo wenda ntabwo bari kuri level nziza, nabo baragerageza, ahubwo twebwe bo kubasimbura ejo bundi kuko bari kugira bavamo twe tujyamo, twe twagakwiye kureba izo weaknesses bahura nazo tukazihindura. Twebwe tukavuga ati noneho uyu mwarimu turabibona yagize n'imbogamizi ziragaragara turazibona, rero mu gihe twe tubibona ko yazigize izo mbogamizi, byibura message arimo araduha turi kuyumva, ahubwo twebwe imbaraga zacu niziye kugira ngo iyi matiyeri aduhaye tutazaroga abana ejo bundi hazaza ari twebwe bategerejeho ko tubaha izo matiyeri, aba ba papa wacu bari kugenda basaza bavamo. Rero kugeza uyu munsi natwe icyo kibazo duhura nacyo, usibye no mu banyeshuri gusa n'abarimu baduha matiyeri bamwe na bamwe, ntabwo ari bose bafite izo weaknesses mu rurimi, ariko akagerageza uko ashoboye kandi ntanakoreshe kwiga gutanga rumva arimo arayitanga ari buryo asobanura, uburyo asobanura uko nta kintu asobanura tutumva. Ibyo ari byose n'aba bantu bana n'ubumuga bwo kutavuga hari ukuntu aca amarenga ukamenya icyo avuze, rero nawe mu rurimi rukeya rwiwe hari ukuntu agerageza matiyeri tukayumva, ahubwo twebwe twirebeho, ni twebwe turi kujya imbere. Noneho ejo bundi twebwe tuzatanga iki kuri barumuna bacu? Dushyiremo imbaraga, government ikora uko ishoboye, dufatanye n'ababyeyi, dufatanye umwana ageze azamuka afite ireme ry'uburezi rishimishije, ari kuri level nziza yaba mu rurimi ndetse n'izindi combination zose yaba yiga, abe mu buvuzi, mu burezi, mu mategeko no mu zindi faculty zose. Dusoza rero ikiganiro cyacu, nagira ngo wenda buri wese tumuhe umunota umwe kugira ngo agire icyo atugezaho kuri bino biganiro, inyunganizi, ibyifuzo cyangwa se ubutumwa, cyane cyane urubyiruko bagenzi banyu, abanyeshuri bagenzi banyu, dushingiye ku byo twarebeyeho ku kiganiro kigendanye n'uburezi, kwiga indimi muri ano mashuri, aho mwagaragaje ko hari kiri kibazo kuva hasi, ahubwo basaba ko minisiteri yahera hasi aho guhera muri kaminuza. Umunara muratanga message? Ngewe message natanga ziri mu byiciro bitatu. Icya mbere, abanyeshuri bubahe nyine ibyo barimo. Urumva ko leta iri gushyira ingufu mu bintu bijyanye n'ururimi. Nkuko nabivuze ko ngiye nababwiye ko byangizeho ingaruka, nk'umuntu noneho ukiri hasi cyangwa se wenda n'uwaharenze, agerageze kuruvuga cyangwa se ashakire akore research, ariko noneho babandi bo hasi leta rwose itubabarira imanuke, ifatanye n'abarimu n'ababyeyi bakorere ku mihigo. Ibyo bintu nibigenda gutyo nta kabuza icyongereza umwana azaza agera kaminuza akivuga neza. Nuko bimeze. Ukurikije igihugu kigana, ni igihugu kimaze kwiyubaka, cyagize amateka mabi ariko kiza kwiyubaka. Ubu ngubu rero urugendo turimo rwo kwiyubaka. Rero mu buryo bwo kwiyubaka harimo n'uburezi. Mu nkingi zimwe zishingirwaho tuvuga ko abantu biyubaka harimo n'inkingi y'uburezi, ari nayo tureba benshi nk'urubyiruko rukiri ku ishuri, dufatirana mu mahirwe rero, aho bishoboka twige kandi ibyo batwigisha tubifate, tugerageze no kwihahira ku ruhande, sibyo? Ntabwo ibintu byose n'umubyeyi muri no minsi usibye ko baranabikemuye,
umusanzu cyangwa se umunani w'umubyeyi w'ishuri. Rero udafatiranye umunani wawe, mbere wasangaga uwo agasambu ukaba wakagurisha ukagenda ugashyira iduka hariya ugatangira ubuzima. Iduka ryacu uyu munsi rero aho twari kuzagura iryo duka ni hano turi guhahira ubumenyi. Ubumenyi rero turi guhaha nitureke tubwige tubushyizeho umutima kugira ngo ejo n'ejo bundi buzatugirire akamaro. Iyo myuga tuyigemo mu gihe nta kintu cy'ukora, ureke kuryama kandi ubona hari ahantu waba wimenyereza umwuga. Urukore ushobora kurwira urukweto uno munsi, ukaguha ishati, ejo wagira amahirwe ya lisansi yawe ukabona aho uyidepoza kandi ukava mu bwiza ukajya mu bundi. Apana kuvuga ngo uvuye mu bubi ujya mu bwiza, ntabwo biba bisa neza. Ahubwo dukwiye gushyira imbere kuvuga ngo tuve mu bwiza tujya mu bundi. Murakoze cyane.